Hello ladies and gentlemen, youth at all ages, boys and girls, kazire ko mumeze fresh sana, nizere ko mumeze bon cyane ko anacyo tubasubifuriza. Hanyuma udukurikiye uri ahantu bagiye atandukanye, ndakwifuriza gukomeza kugubwa neza, ndakwifuriza kugira amahoro y'Imana. Hanyuma nk'ibisanzwe ahangaha uri ni kuri Stone 360, twaguhaye ikaze wumve ko ari mu rugo cyangwa se wisange, niko abanyarwanda tubivuga. Hanyuma nk'ibisanzwe rero nitwa Shema Pacifique. Hanyuma iyi ni content nshyashya yitwa Who is the best. Ahangaha uzayimenyera abahanzi, hanyuma tuzadushingira ku mibare ndetse na statistic cyangwa se n'ibindi zindi facts zifatika, hanyuma tuguhereze like comparison cyangwa se igereranya hagati y'aba artist babiri cyangwa se abandi bantu bakomeye babiri mu myidagaduro nyarwanda by'umwihariko. Hanyuma hano hanze tuzajya ariko still tugiye guhera hano mu Rwanda in Who is the best part 1 cyangwa se episode 1. Turahera ku muhanzi witwa Bruce Melodie 001 group cyangwa se team 001. Murahari mumbwire kabisa muri comment, murahari 001 right? Hanyuma kandi tufite n'umuhanzi witwa the band Tiger B cyangwa se one of a kind nkuko ajya abivuga right. Hanyuma uyu munsi rero nakubwiye nitwa Shema Pacifique, ndakwifuza gukomeza kugubwa neza cyane kabisa. Hanyuma turashingira ku mibare kabisa, hanyuma uze kumva umuhanzi urenze cyangwa se urusha undi. Hanyuma impamvu tuba tubikoze ntago guhanganisha abahanzi, kubera ko of course bo ubwabo ntibahanganye. First of all ni inshuti, they are friends, like you see how bategurana ama events akomeye nk'ariya the new group, umwe agatuma undi akayitabira. Of course ntago ari ihangana, of course nta nubwo ari natwe rero tuzanye ihangana hano. This is a special program cyangwa se a special content yo kureba ibyo abahanzi bagezweho, bagezeho bigendanye n'imyaka, bigendanye na like achievements. Hanyuma tukareba imibare ifatika, the facts, the real facts, the proof. Hanyuma tukabasha kuba twanzura tuti ese muri ibi ngibi uyu nguyu niwe urenze cyangwa se niwe uri hejuru y'undi. Hanyuma muri ibi ngibi ni uyu nguyu uri hejuru y'undi. Hanyuma part 1 ya Who is the best uyu munsi kuri Stone 360 ngufitiye Bruce Melodie the 001. Hanyuma ngufitiye kandi the band Tiger B cyangwa se one of a kind team. Murahari nigaragaza kabisa muri comment. Hanyuma nkwibutsa ko niba ari mushyashya kandi kuri subscribe, hanyuma kandi niba ukunze cyangwa se niba ukunda ibiganiro byacu kandi kuri video kandi kuri like, hanyuma ibintu bigende fresh sun right. Hanyuma nyemera duhere ahangaha n'umuhanzi witwa Bruce Melodie. Amazina ye bwite yitwa Itaiwacu Bruce cyangwa se ukumwite Bruce Melodie ni iryo zina ry'ubuhanzi. Sigaye numva muri iminsi harasha akantu ka munyakazi cyangwa se kongera ati mukanyazi cyangwa se like you got how nyine agenda asesengura amazina ye mu buryo bushimishije, by the way mu buryo bishimishije n'abantu bikongera kuzamura like vibe na za blagues y'abantu kugira ngo murabizi kabisa. Hanyuma yitwa Bruce Melodie. Hanyuma niwe duhereyeho. Uyu mugabo witwa Bruce Melodie cyangwa se Itaiwacu Bruce yavutse ku itariki ya 2 Werurwe umwaka w'1992. Uyu muhungu yavukiye i Kanombe hari kabisa mu mujyi wa Kigali. Hanyuma akaba uwa kabiri mu muryango w'abana batatu. Yatangiye aririmba muri chorale cyangwa se muri choir. Hanyuma iyi chorale yatangiye aririmbamo, yari mu melodist mwiza cyangwa se like umuntu uri special and so talented mu bintu bijyanye n'amajwi. Ngira ngo ari naho yakuye izina ryitwa Bruce Melodie, kubera ko like ibintu by'ama melodies you got it, ibintu by'ama melodies yarabizi cyane muri iyo chorale, akunda kuririmba. Hanyuma ngira ngo murabizi ko mu irushanwa rya Primus Guma Superstar yaje no gutwara ku nshuro yaryo ya 8. Uyu mugabo yahoze ari umubeka abahanzi bagiye batandukanye cyane. Hanyuma urumva ko ni umuhanzi ukunze kuririmba cyane. Uyu muhanzi hari ikindi kintu abantu bataramenya nuko buriya like ibintu by'umuziki arabyumva cyane. Uretse ko ari umuvocalist mwiza, ni n'umucuranzi mwiza. Yitwa Bruce Melodie, umuhungu wa hariya kabisa za Kanombe right. Yitwa 1001 cyangwa se Bruce Melodie. Hanyuma
uwitwa The Ben Tiger B cyangwa se umwite one of a kind, amazina ye bwite yitwa Mugisha Benjamin. Mugisha Benjamin rero mungu nawe Tanzania avuga ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa mbere, ngira ngo mu minsi ishize nibwo yizihizaga isabukuru ye ku itariki 9 z'uku kwezi kwa mbere kabisa mwaka 2026. hanyuma yavukiye i Kampala muri Uganda, hanyuma aza kuba yakurira hano mu Rwanda. Yatangiye mu itsinda rya The Right Gospel Group, hanyuma yari no kubera ko like uyu muhungu yavukiye mu muryango usenga, ababyeyi be like basenga. Hanyuma uyu jene witwa The Ben ngo mu kwinjira mu muziki byabaye nk'ibigorana kubera ko like urumva uvukiye mu muryango basenga, kandi murabizi like hari ukuntu ababyeyi ba mbere batekerezaga bavuga ati like uyu mwana winjiye muri ibintu by'umuziki like n'uburara. Urumva The Ben uvukiye mu muryango w'ababyeyi basenga abakijijwe right, hanyuma bakabona agiye kwinjira mu bintu bya secure. Urumva like umubyeyi aramucyara kuravuga ati wa mwana witoka ibyo bintu byihorera. Urumva hanyuma The Ben biramugora rero, ngira ngo yakoranaga bya hafi n'umujene witwa Tom Close, muramuzi cyane kabisa, nawe ni umu artiste ukomeye cyane hano mu Rwanda. Tom Close bagakorana, hanyuma akagirwa mubwira ko like bagirwa gukora indirimbo akamubwira ati nyabona mbabarira ntumvuge. Urumva yitwa Benjamin, hanyuma aza kwinjira mu muziki right. Hanyuma icyo ni igice cya mbere, twari tubanje kumenya abahanzi, tumenya nuko binjiye muri music industry, tubonye The Ben uko yinjiye, hanyuma tubona na Bruce. Hanyuma igice cya kabiri cy'iki kiganiro turareba specific numbers, turareba imibare by'umwihariko kuri social platforms. Uyu munsi iyi era turimo abantu we are using the social medias, nabo bari kubikoresha. I mean they are using social medias mu spreading cyangwa se mu gusakaza ibihangano byabo, projects zabo ziri guca kuri social medias. Hanyuma mu kubageranya ntago wakirengagiza iki kintu cy'imibare, niyo mpamvu twafashe iki gice cy'imibare kuri social medias. Hanyuma nacyo turi butindeho cyane kugira ngo turebe ese bimeze bite, sininde ufite imbaraga kuri social media runaka, turagenda tubibona muri rusange. Hanyuma mwibutsa niba uri mushyashya kuri channel kandi kuri subscribe, hanyuma kandi niba wakunze iyi video cyangwa se uri kwikunda tukibanye ukande kuri like right. Hanyuma ngwereze ikaze mu gice cya kabiri cy'ikiganiro cyacu cyitwa Who is the best. Uyu munsi kuri plateau ngufitiye umuhanzi witwa Bruce Melodie, nkakugera n'undi witwa The Ben Tiger B cyangwa se one of a kind kabisa. Hanyuma unyemere duhere ahangaha. Uyu mugabo witwa Bruce Melodie ku rukuta rwa Instagram akurikirwa n'abarenga 1,200,000. Ndagenda mubibereka kabisa hano muri screen mu kugenda mubona cyane kabisa, akurikirwa n'abangana 1,200,000. Hanyuma witwa The Ben one of a kind cyangwa se Tiger B we akurikirwa na miliyoni igera kuri 1 kuri uyu muyoboro n'ubundi wa Instagram. Bivuze ko ahangaha uwitwa Bruce Melodie yagize gute, uwitwa Bruce Melodie hano arayoboye cyane, ahangaha arayoboye kabisa. Aho ni kuri Instagram tubonye ko Bruce Melodie akurikirwa na 1,200,000. Hanyuma uwitwa The Ben Tiger B akurikirwa na miliyoni 1 gusa. Hanyuma kuri Facebook uyu mugabo witwa Bruce Melodie akurikirwa n'ibihumbi 395 mu gihe uwitwa The Ben kabisa mu mpere amashyi, uwitwa The Ben akurikirwa n'abantu 684. ahangaha arayoboye, ahangaha abagenda cyane witwa The Ben. Hanyuma ku muyoboro wa TikTok uyu muhanzi witwa Bruce Melodie akurikirwa n'ibihumbi 266 n'abantu bagera kuri 70. aho ni kuri TikTok, ubu ngo ni Bruce Melodie. Hanyuma uwitwa The Ben kuri TikTok akurikirwa n'ibihumbi 41,800 ndetse n'abantu bagera kuri 70 witwa The Ben. Ahangaha naho arayoboye, mwongere mu mpere amashyi, ikamba n'irye indabo nize kabisa y'abantu. Ahangaha ku cyitwa TikTok umujene witwa The Ben, ku cyitwa Facebook umujene witwa The Ben. Ahangaha abagenda cyane nkuko mujya mubivuga right. Ibintu birakaze
Murakaza kabisa, right? Hanyuma ngira ngo tunyarukire kuri YouTube. Hanyuma kuri YouTube hano ibintu bigenda kabisa, kubera ko ngira ngo ni naho hantu aba bahanzi bakura amafaranga cyane. Hangaha rero hangaha yanaguhutaza mu urebye nabi, hangaha kabisa imibare iba ari ibibazo, right? Hanyuma uyu mugabo witwa Bruce Melodie kuri YouTube, first of all yafunguye YouTube cyangwa se umuyoboro wa isheni ya YouTube mwaka wa 2015. Hanyuma mu kwinjiraho kugeza uyu munsi ngira ngo hashize imyaka igera kuri 10 n'amezi make yakoraga ko turi mwaka wa 2026. Kugeza uyu munsi Bruce afite abamukurikira bagera kuri 944 hafi 45. urabona ko ari gusatira miliyoni kabisa, kude chapeau kuri we, ni yarakoze cyane. Hanyuma ibyo ngibyo byavuye kuri video zigera ku 188 video 188 yashyize kuri iyi YouTube channel ye. Hanyuma total views cyangwa se abarebye izo video 188 baragera kuri miliyoni 137. Ariko byumva miliyoni 137 n'ibihumbi 771,635. Izo ni views zose zarebye indirimbo ye. Nkwibutse ko u Rwanda rutona miliyoni 13 gusa. Izi ndirimbo ze zose zarebwe na miliyoni igihumbi 770, abantu 771,635 n'abantu 635. uwo yitwa Bruce Melodie. Hanyuma ikindi wamenya, indirimbo yakoze iri single cyangwa se single ye y'umuhanzi witwa Bruce Melodie yarebwe cyane kuri YouTube, yitwa Catherine. Indirimbo yakunze cyane kabisa ku muyoboro wa YouTube. Hanyuma indirimbo yarebwe n'abagera kuri miliyoni zya kuri 16 ni single y'umuhanzi witwa Bruce Melodie. Hanyuma witwa collabo afite cyangwa se iyo yakoranye n'abandi bantu yarebwe cyane iri kuri uyu muyoboro we ni indirimbo yitwa When She's Around ari kumwe n'uwitwa Shaggy, muramuzi cyane kabisa. Yamaze kurebwa na miliyoni zigera ku 8,800. Hanyuma kandi indirimbo iri gutrending right now y'umuhanzi yitwa Pom Pom, ayifatanyije n'uwitwa Brown Joy ndetse n'uwitwa Diamond Platnumz. Uyu munsi ngira ngo iri gukabakaba 470 gutyo, gukabaka 470 kabisa. Hano indirimbo yitwa Pom Pom iba igenda cyane, right? Hanyuma tunyaruke cyane kabisa, tunyanyagire uyu muhanzi witwa The Band, niwe tugezeho one of a kind cyangwa se Tiger B ku muyoboro wa YouTube. Nawe yinjiye mu mwaka wa 2015. Kuva yakinjiraho rero amaze gushyiraho video zigera kuri kambare hano kabisa, amaze gushyiraho video zigera kuri 27 gusa. Urumva ko witwa Bruce amukubye nka gatatu. Hanyuma akurikirwa n'abagera ku 571, ndavuga aba subscribers. Hanyuma total views cyangwa se abarebye ibihangano bye bose bagera kuri miliyoni 67, 772 n'abantu 647. Mwibutsa ko imibare ishobora guhinduka right now. Ushobora gufungura YouTube ye hanyuma wareba iyi mibare ndi kukubwira ugasanga yahindutse, kubera ko like abantu bakomeza biyongera. Abahanzi baba big artist bafite abakunzi benshi bahora basura social platforms zabo. Hanyuma rero utaza gutungurwa nuko ugiye kuri social platforms zabo ugasanga imibare yazamutse. Hanyuma tunyanyigire kabisa twihuta cyane. Hanyuma indirimbo ya single yakoze wenyine ni yitwa Habibi. Ubwo ndavuga yarebwe cyane kuri uyu muyoboro wa YouTube. Urabona ko kabisa arusha Bruce Melodie kuri iyi single, kubera ko indirimbo ya single afite hano yarebwe ni miliyoni 9,700. Hanyuma kandi afite nitwa ni Forever nayo yarebwe ni miliyoni 8,000 bigera kuri 400 ari single. Hanyuma collabo afite yarebwe cyane ni indirimbo yitwa Why yakoranye na Kizigenza Diamond Platnumz, mwamuzi cyane. Hanyuma kabisa ahangaha ari muzima cyane. Hanyuma trending song ni indirimbo yitwa Indabo Zanjye. Uyu munsi niyo current song afite. Ariko bro uri kuntungura by the way, iyi ndirimbo bro imaze ibyumweru bigera kuri 4 ukwezi ntago ruza kabisa. Ariko The Band uri kudutungura. Ibintu byihorere papa, siko bajya bavugara. Okay, mumbwire muri comment, right? Hanyuma trending song cyangwa se indirimbo ye iri guhitinga ubu cyangwa se iri gukundwa cyane ni Indabyo Zanjye. Hanyuma muzi amateka yayo, musubire mu video twagiye tuyavugaho kabisa.
muragenda mubibona cyane. Hanyuma nta nubwo ari hano honyine bacururiza umuziki y'aba bagabo, ariko by the way showbiz nyarwanda gutera imbere, showbiz nyarwanda gutera imbere kabisa. Wasangaga like mu myaka yashize nka mbere ya za 2015 aba artiste benshi bataramenya YouTube uko ikora, cyangwa se like mikore yabo, bataramenya imbuga za Audio Mac, za Spotify, za Amazon Music, za Apple Music ndetse n'izindi. Donc nyine kugira ngo babone amafaranga sinzi uburyo byacegamo kabisa, sinzi kabisa, kuko gucuruza umuziki kugira ngo ugere ku bantu byabaga bigoye. Ugasanga abantu like bafite imiziki yabo ku CD n'ibindi n'ibiki, ariko uyu munsi byaroroshye. Hanyuma tunyarukire ku muyoboro wa turebe, hanyuma duhere hano kuri right, reka turebe hano gato. Nari nkiri twagiye ku makorabos, tugiye kureba hano kabisa ku makorabos bafite aba bahanzi. Turebe umuhanzi nende wakoranye abahanzi n'aba artiste bakomeye ku isi. Dore kuri Bruce Melodie afitanye indirimbo yitwa Pom Pom, maze kurebwa na miliyoni 1,200,000 mu byumweru bigera kuri 2 gusa. Hanyuma afite kandi korabo yitwa Shaggy miliyoni 1,800,000. Afite indirimbo n'uwitwa Joboy miliyoni 1 sorry, avuga ngo Pom Pom ifite miliyoni 1,200,000. hanyuma Shaggy we afite abamukurikiye kuri YouTube bajya kuri miliyoni 1,800,000 kugira ngo wumve aho aba bahanzi babera babi. Hanyuma witwa Joboy afite 1,200,000 zirenga, kandi yakoranye n'uwitwa BNM, hanyuma afite 3,500,000 birenga. Hanyuma twagiye kuri The Ben One cyangwa se Tiger B, indirimbo afite collabo na Diamond Platnumz zimaze kurebwa na miliyoni zigera kuri 22. Hanyuma South Soul bafitanye indirimbo yitwa This Is Love ndetse na Lema na Makura, iyi ndirimbo maze kurebwa na miliyoni zigera kuri 15. Hanyuma Otile Brown bafitanye indirimbo maze kurebwa na 12. Hanyuma niyo Bosco bafitanye indirimbo maze kurebwa na miliyoni 1,500,000. hanyuma kandi twagiye cyane right. Hanyuma dufate umwanzuro ahangaha, no kuvuga ngo uyu muhanzi witwa The Ben, TikTok and Facebook, he is a king, he is a super. Hanga aramuyoboye kabisa, hanga abamufite cyane witwa Bruce Melodie, ngira ngo twabonye Imibare. Hanyuma cyitwa umuvuduko na consistency cyangwa se guhozaho, hanga Bruce Melodie abagenda cyane. Hanyuma kandi Amateka ndetse na Classic The Ben hanga abagenda cyane. Hanyuma twagiye kwitwa Bruce, cyitwa YouTube ndetse na streaming, hanga abanyanyagira cyane. That's nice. Twagiye hanyuma twagiye kuri Spotify kabisa. Kuri Spotify uyu mugabo witwa turebe hano kabisa Spotify. Kuri Spotify hanyuma uyu mugabo witwa Bruce Melodie kuri Spotify afite abamwumva barenga 234 kuri Spotify. Hanyuma mu gihe ubwo ndi ku kwezi, hanyuma The Ben wakagira 160. birumvikana ko hano uyu munsi witwa Bruce Melodie ayabana kuri Spotify right. Hanyuma unyemerere tubyite part 1 yitwa Who's the Best. Ndabakunda cyane.